Yes, rero nkuko musanzwe mimenyereye ni wa muhungu wanyu Idi Black Token bucenga rufungiga amarira nyita pin nyita password professional nkuko bibona neza. Yes, uno munsi nongere mbasuhuze kuri uno munsi mvuge yuko ari umunsi mwiza wanatumye ntekereza ku kintu kimwe natekerejeho kuri uno munsi ni ikintu kijyanye na n'ubuzima bw'abantu muri makeya kugira ngo babashe kugukunda se cyangwa se bakwemere nk'umu public speaker nyine wabo umuvugizi. Ntago ndo umuvugizi ariko buriya byagenze neza na muvugizi ati gute mwanyimika mutanyimika reka mvuge yuko hari abanyemera hari abatanshidikanya kandi hari abemera yuko ndi password wanyawe reka mbivuge gutyo muri ubwo buryo kugira ngo buri muntu wese abashe kubyumva. So he's your boy director password Black Token mucenga rufungiga amarira nyita password professional gafa tuzambagikanye n'aba director abandi cyangwa se aba gafa ndo wanyawe. Yes, nongere mbisuze rero abari hakurya ya Afrika muri Afrika ndetse n'ahandi henshi abakoze subscribe by'umwihariko kuri Password Podcast amayo ndakuramukije wowe urimo kundeba ni igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza kuri bamwe ariko nanone wabimenye Ashton small reka nongere Ashton god damn hari abantu numvishe barimo gushaka kumukunda ariko abonye amafaranga kamera byose byo warubizi. Rero nizere yuko muramukunda ataruka ari amafaranga izina ry'Imana umukunde kubera yuko ari umuntu watunzwe urutoki n'Imana ikama blessing ariko no stress ya kenshi niyo umuntu buri yakize naho ati cyangwa se yabonye amafaranga udufaranga two kurya tavuga ati mureke Imana yaratuvunikiye mu banze mu mureke abanza turye umva atwinezezemo abo wanyawe nyine abe wowe nyawe nyine abe nkamwe kuko ndabizara abantu mu kodesha inzu za menshi za miliyoni 5 ku kwezi miliyoni 3 kandi wenda ubwo buzima akaba atarabugezemo akaba yarakirimo kwiyubaka. So utarakora subscribe kuri Password Podcast niho mwanya noneho twiganirire. Reka ntangire ku isesengura ya Kagarara Ashton small ari kumwe na Ashton Hall na Indian Ashton India ananjye sinzi impamvu ndimo kugera ahantu nkumva ibyishimo nyine ibyishimo mfite ngo ni ibe sasa rero uriya buri utaratoranyijwe n'Imana nyine muri icyo kintu utatoranyijwemo n'Imana ntago cyakunda bro nticyumva niyo wakubitibuye hasi gahinduka icyuma ntago byakunda niyo umva niyo amazi wayahindura icyuma bro ntago bishoboka gukunda tu. Rero abantu benshi bagiye babiteraho komanteri ariko se ko nta muhinde nabonye man kweli bahinde muri komanteri za Ashton Hall sindi mpamvu ntageze mbabona benshi ni ndimo kubona amadarapo y'u Rwanda menshi cyane nishima kuba byanabaye thank reka twigarukire back to information. Kagarara kamwibwiriye ikintu kimwe ntago ngiye guhanura no kumwifuriza nkuko nakifuriza undi muntu ibintu byiza. Kagarara congratulations kandi Imana ikomeze igufashe cyane ikomeze ibe mu bintu byawe kandi Imana ikomeze irebe umuryango usigaye kwa ko numvishe yuko Kagarara ntago ufite ababyeyi bombe I think Imana ikomeze ireberere abo muvukana
yes ba hafi. Imana ikomeze ku blessing muri byose ndetse inaguhe umugisha nkuko yahoze uguha. Imigisha kuri Kagarara nyikwifurije wowe Kagarara kubera ko uri urugero rwiza. Hari ukuntu ndeba umuntu uburyo yitwara muri situation nahavuye nahisagira nkari uburyo atabyemeranyemo, nkari uburyo atifunze cyane nkane it's good. Nkari uburyo yageragejemo nkabona koko birakwiye. Hari umuntu nyine byagakwiye kuba bisape nka Kagarara biramusa kuko ikambanyuriremo impamvu mvuga gutyo. Umuntu ushobora kwifata atari yagafata kera, reka dusubire inyuma, atari agafata agasaba umunyamakuru nzi ndamuzi ntiyize kumwumva arimo kumukotinga kono amuvuga nyine bisanzwe ngiye nagiye ni ariko nta interview twiye dukora. Ariko ukuntu byagenze abantu tujye tuvuga nuko nyine umuntu abadashaka kwiteranya n'abantu, ariko yamwimye interview kandi uwo muntu nanjye nize kumwohezaho umuhanzi namugane mufashe numva ari yibyimbije cyane. Nyuma Jesquiza amaje kumuhostinga ibintu none bitabindura isura. Ubundi hari umuntu wageraga ku bantu kera, umuntu wageraga ku bantu bafite ubumuga, aho kubera icyo abantu bafite babana n'ubumuga batajya sinzi impamvu batisanzura nyine yumva ari comfortable. Ariko ntago mbitindaho kubera ubushake bw'Imana. Imana ifite uko iba yarabigenje cyangwa se izabigenza, kwa ko buri muntu wese agira blessing ye kamugeraho. Twikomereze kuba uwo muntu yaramye interview ubu ahari nawe ntago yamugira iruhande, tabizi ubu yatinye niko nikateye niko nubone ntago wayimuvanamo bira ni kamere yiwe. Ariko Kagarara ewan keep it up, komerezaho. Ikindi kaninjire muri analyze yanjye ukuntu iteye ukuvuga ngo Kagarara reka turebe kwanza. Kagarara abonye imodoka ni byiza. Kagarara think baramutse bamuhaye inzu ni byiza cyane, biri better. Kagarara yakoze neza cyane. None reka turebe n'inyungu yahaye abandi n'abamwungukiyeho, reka mbivugeho nabyo. Universe nka corporation yerekana ko urubyiruko ruteye imbere mu Rwanda biragaragara. Nka The Ben yakunze gukoresha indirimbo ze cyane ariko n'indirimbo ya Titi urare. Yes, ibyo ndimo kuvuga ni ibintu yagiye akotinga mu mivugire ye mu biki yamamaza u Rwanda, yamamaza n'u Rwanda mu birunga hehe ingagi. Hari umuhanzi yagize kuvuga ngo mvugira ngo nanjye ndinga ngo vuga ngo nanjye ndingagi ngo turi ingagi. Rero reka mbabwire, hari ukuntu ushaka kuba amafaranga kuba amafaranga, ari ukuntu ushaka kuba amafaranga abantu bakaba batabizi cyangwa se batarimo kubyumva, bakaba batumva iryo reme. N'ibyo yo Kagarara yakoze. Kagara kabisa keep it up, komeza shininga bro, shininga. Abakwangaga batangira abone yuko uri urugero rwiza rwo kugira ngo umuntu abone ko Imana ikora, abone ko nawe hari icyo ushobora kuba ugezeho. Ariko ntitukirengagize ibyiza cyangwa se ntitukirengagize ko hari ibibi twaciyemo, ariko nanone ntitukabigira imbarutso y'icyo tugomba gukora kiba. Ariko
tuzajya dukora nyine ubundi twakwiye kuba dukora ibyiza, ibi birizana kuko kuzuza kwa Kagarara ibi miliyoni imwe nkuko Ashton Small yabivuze, think ko itaruzura, ariko ibyo ni bibi ko bitaruzura kandi Ashton Small ari byo yaje avuga. Birababaje cyane, ngiye byarambabaje cyane, ngiye nagiye no gukora subscribe, ngiye nayikoze mbere ataranasora ni ya challenge yo kugenda kwirukanka sigari fan, kumva ngiye na ku subscribe atara kwa yaran challenge like ni byiza. So rero nongere mbabwire banyarwandakazi, supportingane kubera yuko, reka mbahe nk'urugero kuri njye, reka njye nitanga n'urugero ko maze imyaka 10 nkorera kuri YouTube, hari nuzuza ibihumbi 20 cyangwa se ntararenga ibihumbi 2. Muri ibyo bihumbi 2 kuva kuri uwo mwaka wa mbere kugera muri uwo mwaka mfite ibihumbi 2 kandi ndakora, mbaho ibintu byinshi, bamwe barabireba abandi ntibabirebe, ariko buri iki akeza karigura wamenya. Ari gihe njya nsora ibintu ibihumbi 10, ibihumbi bingahe, ariko sabu ntaga abanyarwanda turi shyashya noneho bigeze. Ariko dusupportingane abantu b'Imana, buri nta kintu cyiza nko gusupportinga umuntu muturuka mu gihugu kimwe, kwa ashobora kurya kuri kimwe nawe ukakiriraho kubera ko cyahageze. Nose Ashton Hall ntago Ashton Hall ntago ageze mu Rwanda, surebye akoze samenye u Rwanda sagize gute, sagiye ubonye inkuru urapostinga, ejo nawe ushaka gusanga amafaranga yazanye amadovize mu Rwanda, nawe uraza kuryaho, araza kukugeraho cya whatever. ari ikirori kigize ko bakajya bavuga bati ngomva ngo amafaranga mwese arabageraho, mbyibuka mvuga ibyo mvuze ibyo bintu bitamye, mbyibuka ibyo bintu ko byigize kuba, ariko ntari rarenga nk'ubu ino platform ndimo kuvugiraho n'ukuntu hano muhabona hamaze imyaka ingaya, maze imyaka 8 hameze gutya nta wakorera usibye njye. Rero mwumve ubuntu bw'Imana ahantu bukora, uriya ibi bintu bikoze kugira ngo hagire abaza tuyicare twivugire by'Imana ikora, twivugira ibintu byiza. Yes, tukundisha abantu ibintu, ariko simukana harya nembabwiye ukuntu ari umuhanzi umwe ugiye gusohora indirimbo, abahanzi babiri ariko umwe muri bo yarimo kumbwira ngo baro sasa ko kugira ngo YouTube yawe ngizamuke, ngo nuko ufata miliyoni ukayiha umuntu ngakaza mugakorana ikiganiro, nta mafaranga nzabaha. Inyarugenge hano nta mafaranga nzigera ntanga kugira ngo umuntu aze mu kiganiro, uzaze cyangwa se ubireke, kuko abantu banjye 200 ni havamo abantu 500 banjye bakoreba bazazi wawe. Kuki mushaka ko abantu bingingiriza ibintu kandi ibintu tuvuga ari ubutumwa bwiza, ari ukwamenyesha ibintu bishyashya biriho bigezeho? Why? Kambareke nanjye ubwo mushaka kungira nka Kagarara, mwarebwiye ko muzamusupportinga miliyoni kagera, none nkaba mbona do ahubwo yabaye ikiganiro murimo ku dropping aje muri abana babi. Yewe bamwe muri mwe nongeye menyeshe yuko muri umuna mitsutsu petit frère wiwe mugombe mumufashe, Mitsutsu yarabashimishije cyane, mujye kumufasha, afite ari mu bibazo ewan, ari mu bibazo petit frère ararwaye, mugende man mufite amafaranga kwanza murana afite menshi, ariko kubera iki mudafasha Mitsutsu bundi?
hano ibyo ntago ari biri selfish. None baze ko benshi muri mwebwe mwango mwagize amadegree ibiki mufite ngo tuzi ngo twahe na he yarabasekeje ama video mu yafite muri udafite video afite audio muri mafone yanyu mirwa museka. Umuntu yarangiza ngo nkwe ngo runaka ukaza muri DM y'umuntu ubona se ngo kutagisohora. Shamane mwajya muca bugufi. Arumiwe. Inyarugenge ubwo Ashton Hall abarahageze, Ashton Small abarahageze, Ashton India abarahageze bose. Muri rukanze mugiye gufata amakuru kandi mwese murahembwa mumaje guhembwa ejo ku itariki 22 nta muntu numwe uraha amafaranga mitsutsu. Ageze neza. Hageze neza. Ubwo murahageze mu mwakiye ku kibuga cy'indege harimo ababi n'abeza. Nabari baranze kumutumira mu interview baranze yuko aza nabo baje bari baje gufata inkuru baje ngo guhura na Ashton Hall. Imana ni nziza rwose buriye. Imana ni nziza. Ni benshi twimwa ama interview, abantu baratwima ama interview. Katubwira ko ibyo bintu batabikora ariko Imana ikora umurimo wayo. Kuko urugero kuba waza hari ugafata inkuru iki umuntu ya bana printinze nabonye banakoze na painting ya Ashton Hall ariko mwe nabo bose Kagarara na uriya Mohinde. Nta kintu gitangaje nko kubona ko mudafasha abandi bana nyine ngo umuntu abafashe mu buryo bwa mikoro ahubwo murimo kubashungera. Reka nitangira analize yanjye. Ariko imo ni imiburo myinshi cyane. Ni byiza ko ba Ashton Hall na Ashton Smoke na Ashton India bari mu Rwanda. Navuze ibyo Ashton Small yakoze. Amaje guhabwa imodoka. Amaje guhabwa I think ko ninzirimo kwera yuko nabonye barimo gutoba kondo bubaka ibintu nk'ibyo ariko birumvikana. Iyo modoka bamuhaye ngewe musabe yuko buri kwezi yajya ahabwa essence. Yajya ahabwa essence byibura ishobora kuzenguruka muri Kigali. Impamvu ni umuntu aguhaye buri modoka ukumva ntaguhe essence kandi abona ko ubana n'umumuga. Hari ibintu bibiri byo gukora. Hari uko bamushingira aka business tukaba nka tubiri kamwe kaza no ku modoka nakandi ko mu buzima busanzwe ko kujya mfashe bari umuntu abe cyangwa se abantu bo mu muryango wabo. Ni byiza pe. Ni byiza byazana tumana stress buri urugero iyo haye umuntu nk'imodoka byibura unamuhana yakora isanze kuko umuhaye imodoka gitondo bwacyaye gurushema ntago imodoka se yahitapfuna yavana ipina karihekenya. Ngiye cyo nicyo nsabiye Kagarara nuko bamuha akayisanze byibura kamezi 3 cyangwa 4 cyangwa 5 akaba niki none bakamuha ntakura amafaranga yo kugira ngo agire gute yiyubaka akomeza ubuzima busanzwe nono ewan tambarare kabisa kuko Imana yo turashimira pe bikomeye cyane kuko Ashton Hall ntago yari kuza Imana itamukoreramo. Ariko ibyo mvuze na hano Ikigali natwe tugira ntukamucohongure mureba nk'ikimbwe haze kubera ko nimba hari icyo ufite itange ariko nyine mufashe undi mwana man kubera iki aba entertaininga akabazanira umuntu umeze kuri agahora avuga bavuga namwe bavuga ariko mwe nta kintu mumuha. Ubuze ubu naramuka agiye imodoka ikanywa essence icyumwe cya kabiri akatangira ko ariko manu uzikune essence ihenze. Fata litiro 3 uzikube fata litiro imwe ikube inshuro 3 ni 9,000 uro udafite gukora nawe nta n'ikintu kireka nkubwiza ukuri.
udafite ahantu ukora menya ngo urayitwara umunsi umwe cyangwa iminsi 2 cyangwa iminsi 3 ibimaje gutwara 50,000 cyangwa se 100 nkiriya ni hybrid yagutwara 50,000 gusa ni mutamuhaye waho Ashton horo yakoze ibyo yari gukora ariko namwe nimushyiremo akanyu mani mushyigikire uriya mujene dushyigikire reka mbivuge gutyo kubera iki saza buriya n'urugero rwiza rwo kugira ngo n'ababana n'ubumuga nabo bakomeze bagire gute bakomeze bumve yuko nabo ari abantu nk'abandi. Ministeri bishinzwe mu nshingano nayo nibigemo ifashe ikomeze ifashe nabo bagaragara ibi kuko Ashton Small we yakoze umubiri aravuga ati wenda ibintu ngibi byazangeze none abantu bimugejeje ni byiza nabo rero byaba urugero rwiza rwo kugira ngo bagire gute babone aho batangirira. Ndashimira The Ben uhagaragaye even iyo yaba yanishyuwe I don't care uko The Ben agiye kwishyuza amafaranga yakishyuza menshi ariko ndamushimira cyane uriya reka nkubwire hari mu mwaka ushize nibwo hari umuntu yigeze kumubwira arambwira ati buriya iyo ugiye mu bintu by'Imana Imana irakublessinga cyane iyo ukigikira abantu ari Imana irimo kugukoresha atari byandi byacu by'uburyarya biragenda bro. Nkuko nanjye nshobora kuvuga ati urugero nshobora kuza nkiterekano J-Shed man akavisiting Urwanda agahita avuga ati this guy is very creative deka nje mu Rwanda nje kuvisiting Urwanda arimo kuvuga ibintu byanyabyo. The guy arimo talking about the visit Rwanda infrastructure actually muri rusange nyine tu mu mutankunda akakanya ejo mwabona bibaye mukanyuzuraho nk'intuza nka insect Jeni zina arija uruhande rumwe yabyandakaje manabati ya mbega batipu kuno bahurura use natural speed no Aston Hall aje mu gihe yarakeneye kugira ngo agaragaze urugero rwiza abentertaining ariko nakora umurimo w'Imana buriya n'umurimo w'Imana bro gufata umuntu nkuriya ukamurebamo wenyine mu bantu miliyoni zingahe na magana zisaga ukamukira hari ugakomeza my friend ni ibintu biri seriye. So rero icyo kintu ewan nizere ko mumaje kucyumva Kagarara mumfashira miliyoni yuzure byibura inarengeho nka 500 kandi nawe akomeza akore ntacike intege. Congratulations nakomeza mbivuga kuko biri beauty cyane ibintu biba byabaye ngiye birantangaje cyane biri kugira ishyari byiza ni byiza byo gukora kugira ngo nawe igihe cyawe nikigerwaho kizagerweho wipanze sibyo. Ikindi cya kabiri ni ibintu bitatu ngiye kuvuga. Ikindi cya kabiri Kagarara yarideburiye mu buryo bw'imivugire icyongereza iki nibya ni nyine nababwiraga iyo mu budafashira abantu nabo man ni ikibazo. Afite icyongereza nanabimushimire cyo kwipanga akazi neza akakivugo kagira ngo neza ahari yize nko muri bya bigo bino bigo byiza bitari Cambridge ariko ibigo byiza nyine byigisha icyongereza ku buryo ushaka kwideburira ukavuga icyongereza kandi ushaka kwariza mu gifaransa agamuhindura mu cyongereza byo ni biragora. Mushimire kuba yavugana n'umuntu akamwishimira ibyo birahaje that's it. Ubundi ururimi ni sign ituma wumvikana n'umuntu runaka. Rero iyo ubashije kwideburira ukabasaba amazi n'umugati ntago bihagije cyane ariko nyine wagerageje bro nta kuntu utagize urarenza ahubwo naho ngaho uzarebe Ashton India ubundi Imana yahuje abantu bro kugira ngo se umugambi zitani wakitambika mu kamera nk'ahari nka kamera se nk'iki nka vare muri screen ya televiziyo nashana byakunda
ntibyakunda neza. This is of propaganda of Jesus, bro. I told you. Nahoze mbabwira kuva kera. Man, I told you before. Ko nahoze mbibabwira kuva na kera mbabwira ni. Buriya yukoze neza Imana irakublessinga kandi ikakublessinga mu buryo udashobora kubibonesha amaso yawe birimo kuza bitaranaba. Ntabwo ushobora kubibonesha amaso yawe. Gusa nyine urabyumvamo ugize Imana ugakomeza nyine ukayinambaho. Sibyo? Rero yideburiye cyane ewana yakoze kwideburira no kugaragaza ikintu bita kugaragaza icyo nakita discipline, kugaragaza respect nyinshi. Buriya mu Kinyarwanda yagiye tujye tuvuga ati nta urya nka nyirayo, utarya nka nyirayo ubwo nyirayo ni boss. Ariko discipline apana kwerekana uri mu indiscipline, urimo kucaracara ibiki ibyo batakubwiye ibi, urimo kuvuga ibintu bidahura, ibintu by'ubugoryi, ibintu byo wasamaye. Kagarara rero ntaga bibarizwamo ewana. Nicyo kintu cyanshimishije cyane. Nuko kuvuga ngo icyo kuba uri wideburiya cyangwa se kwirwanaho ni ikintu kigomba kurangwa mu Rwanda cyangwa se kigomba kurangwa ku munyarwanda wese kugira ngo tubashe kugira ngo tugire aho tugera. Tunashimira n'igihugu kugira ngo kibone effort cyashyizemo mu bijyanye na internet, mu bijyanye na entertainment, ariko ba cleaning mu bijyanye na social media abantu bazivugira ibintu bitari fresh. Kangarukire aho ngaho, reka nigire ku cya gatatu. Icya gatatu nshimire abantu bakomeje gufasha Kagarara team management n'abandi bari ku ruhande rwe. Nshimire n'Imana kwera yuko Imana itaza ko haba buri hari ikintu kitaba cyari kuba kitarabaye, yari kwanyura yigenda yakikomereza muri propaganda ziwe, ariko byarabaye. Imana yakoze ibyayo, abanzi nabo nta wamenya, abanzi bo barizana nta wamenya abaturuka. Nshimire n'abantu bagiye gukora painting hari bikibya ibintu mukora ni byiza, kumurika igihangano cyawe hariya ni ibintu byiza, garagaza ko muteye imbere. Nshimire na bano batipe barutambi bigaragaza kugira ngo bafashe undi mwana kugira ngo agaragaze ibyo wabo ibiki ibintu nk'ibyo. Kwa ko fitness iramutse idahari ntago yabarimo nawe career arimo cyangwa se content nta kintu barimo gupresent. So reka ngarukira aho ngaho part 2 nuko munsi wejo. It's your boy director password black tukara mchenga refugiga amarera nyita password professional gafa kura subscribe, like, share and comment kuri password podcast. Stay tuned, stay in touch.